Itwo turirimbo warumajije kureba reka twigarukire muri ya gahunda yindi ni ya gahunda tuba dufite abatumirwa bagiye batandukanye tuba twatumiye kugira ngo bagere batuganiza ku bintu byinshi bigiye bitandukanye hanyuma rero nta gutindiye reka mbanze nakire aba bagabo nicaye hagati ariko si abagabo gusa kuko harimo n'umukobwa sinzi ari umukobwa cyangwa se ari umumama araza kubitubwira ariko mbahaye ikaze. Murakoze. Yego hanyuma rero ntabwo twatangira kuganira tutabanje kwibwirana reka mpere ku ruhande rw'iburyo ubundi izindi gahunda ziraza gukomeza. Yego murakoze. Amazina yanjye nitwa Kubwimana Felicien. Nkaba ndi umukinnyi wa filime n'umwanditsi wazo. Nkaba n'umusizi. Rimwe na rimwe hari imivugo ngenda nkora nubwo itaraba myinshi ariko buriya urasiga niba basigara basiganuza nibyo ntaramenya ariko ndicara nkasiga utaza kuducika utadukoreye mu nganzo cyaba ari ikizira. Rwose ndahari nizanye. Yego so ubwo ngiye mu ntaruke kuko n'ubundi kuvuga no gutaruka ahubwo tujye ibumoso bwanjye gatoya nawe uraza kutwibwira by'umwihariko abakora iki kiganiro. Murakoze. Amazina nitwa Tuyisenge Theoneste. Ninjye muyobozi wa T-Square. Tukaba twaje hano kugira ngo tugaragaze ibikorwa byacu ndetse cyane cyane ibyo duteganya ku itariki 31 z'uku kwezi kwa 12 igitaramo cyiza cyane kizabera mu Ruhango. Rwose turahari turaza kubabwira byinshi muri cyo kizaba ari igitaramo kiryoshye. So iyo uvuze T-Square mu magambo make mbere yuko tukuvaho T-Square ni iki? T-Square ni All Talent Detection. Ifite intego zo kubaka no kuzamura impano yaba mu bana abakuru ndetse n'abasaza n'abakecuru. Abazadusura muzagenda mubabona. Barahari rwose. Ubu turi gukorera mu karere ka Nyanza ndetse n'akarere ka Ruhango ariko tugamije kugira ngo impande zose z'igihugu hose tube dufite ishami kugira ngo twubake tunazamure. Ni ikintu cyiza cyane iyo numvisha harimo kuzamura impano aho ngaho dukorana neza cyane. Reka tujye ku ruhande rw'ibumoso cyane turi kumwe n'umukobwa mwiza useka amasaro agaseseka. ni ubwa mbere mbonye amasaro aseseka. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Dushimimana Alice ni mu karere ka Ruhango umurenge wa Ruhango. Yego ndi umukobwa nkaba rero ndi umutoza nkaba ntoza abana ndetse n'abantu bakuru. Yego iyo uvuze umutoza w'iki? Abatoza ni benshi. Football, umuziki iki? Tubyina imbyino gakondo tugatoza n'abana kugira ngo ejo hazaza nabo bazasigare batoza abandi kugira ngo umuco nyarwanda ukomeze n'abazaza bazadukomokaho n'abazakomoka kuri abo ngabo bazakure bazi umuco nyarwanda. So nakoze ikosa dukora twicaye ubundi ubwo twibwiye mu buryo bwanyu ariko it's okay. Reka tugaruke kuri Theo. Mumaze igihe kingana ikimugora watubwiye ko T-Square ni groupe yagutse aho mwiyemeje kugenda muzamura impano z'abanzi by'umwihariko muhereye ku zabo mu majyepfo. Mwatangiye byari mugeze hehe mugeze kuki? Murakoze cyane. Twatangiye uyu mwaka turi kurangiza mu kwa kabiri. Yego hari byinshi byamaze gukorwa bitandukanye harimo gukina filime hari byo mugenzi wanjye avuze bijyanye no kubaka itorero. Dufite itorero bita Itorero Iwacu. Ni itorero rikorera mu karere ka Nyanza tukagira n'irindi torero rikorera mu karere ka Ruhango aho ayo matorero yose azaba yahuye kuri uwo munsi wo ku itariki 31 turi gutarama agati kagaturika kandi kagashibuka kandi kakamera. Ubwo rero dufitemo n'indi pariti ya film ariho mugenzi wanjye Felicien yisanga cyane kurusha ibindi byose aho yakinnye muri filime bita Gaheta. Ni filime tumaze gusohoramo episode 3. Ni filime nziza cyane umuntu wese ashobora kuyibona kuri YouTube yanditsemo Gaheta yahita yibona nta yindi bisa.
So iyo numvishe talent detection numva kuzamuka kw'impano by'umwihariko iziganjemo iz'urubyiruko, ariko nanone nkerekeza ku kintu cy'ubushobozi buke abantu baba bafite, ari nabwo butuma hanini bamwe muri bo batamenyekana. Bikanyerekeza ku kibazo nkubaza kigira kiti, ese iyo mugiye kuzamura impano mucangahe cyangwa n'ubuntu? Murakoze cyane. Ku kijyanye no kuzamura impano tugendera mu byiciro. Hari ibyiciro birerwa, hakaba hari ibyiciro bikuze bishobora kuba bifite ubwo bushobozi. Tugendera kuri ibyo byiciro bigiye bitandukanye. Yego. Hanyuma ubwo ikibazo cyane ntabwo gisubijwe mucangahe cyangwa impano n'ubundi muzizamura ku buntu? Okay, murakoze cyane. Wenda ubwo ndahera ku itorero ry'abana. Yego. Itorero ry'abana bitewe n'ahantu tugiye turareba tugafatikanya n'ababyeyi, tukavuga ese twakora iki kugira ngo umuco ntucike, amateka abana bakure baza amateka, baza umuco nyarwanda, ndetse nyuma y'ibyo ngibyo tubongeraho indi package yuko bakwiriye kuba bazi n'ururimi rw'amarenga kugira ngo babashe kukominikana na bandi bazaba bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Ibyo rero tubikorana hamwe n'ababyeyi babo, tukicara tukaganira tukavuga ngo ibintu bikwiriye kugenda gutya, twafatikanya gutya kugira ngo bigende neza. Ntacyo. So reka tugaruke ku ruhande rwa filime. Dufite sinema mu Rwanda yanamaje kwitabirwa n'abantu benshi kugeza ubu ngubu. Filime zikinwa n'abantu benshi, ntekereza ko bizi. Hanyuma filime cyangwa se sinema yo mu ntara ni sinema imeze gute? Tujya tubona abakinnyi ba filime benshi baba mu mujyi wa Kigali, abandi bakorera mu mujyi wa Kigali, ariko se nkamwe mwarageregeje gukorera mu ntara, ho bimeze bite hariya hantu? Nk'uko bivuze usanga nyine abakinnyi cyangwa ibikorwa byinshi bya sinema nyarwanda byibanze mu mijyi, cyane cyane ntawabitindaho nyine muri Kigali. Yego. Mu ntara rero usanga abakinnyi bahari bafite n'ubushake bwinshi, ahubwo ababegereza ibikorwa nibo bake. Naho rero Etiswe yavuze uti reka tubanze ngo guteza uburezara bw'ibanza, duhera aho ngaho twegera abo bantu. Abakinnyi n'ubushake rwose barahari kandi ubushake burahari bwinshi cyane, ahubwo ababashyira abagezaho ibikorwa, donc aho umuntu abona aho akinira, abona ibyo akina, nibo bakiri bakeya mu ntara nyine, ariko turi gushyiramo imbaraga nyine kugira ngo izo mpano ziri hirya no hino ntizizimire, ahubwo zizamuke nazo zigaragare. Okay, rakoze cyane. Arisa, zimwe mu mbogamizi zigaragara mu mibyinire ya gakondo ni izihe kugeza ubu ngubu 2024 turi gusoza tujya 2025? Okay, imbogamizi zihari nuko hari abantu batazi kubyina imbyino nyarwanda. Kubera ko rero umuco uri gucika, ni nayo mpamvu twe twafashe umwanya wo kugira ngo wenda tubitangaze banabimenye bamwe na bamwe, kuko umuco nyarwanda ni mwiza cyane. Twebwe rero turashaka yuko abantu bakuru bakuze batazi umuco nyarwanda, izi saha twabizamura abana bari kudukomokaho bo bakazakura bawuzi kandi ugatera imbere. Rero imbogamizi zihari, urabwira nk'umubyeyi uti se ko dufite igikorwa cyo kugira ngo twigishe abana umuco nyarwanda, waduhaye umwana tukamwigisha. Ati iki? Ati se ko nanjye ibyo bintu ntabizi, umwana wanjye azabijyamo ate? Ni ukudufasha rero kugira ngo ababyeyi babyumve, kuko umuco nyarwanda ntabwo dushaka kuzimira cyangwa ucike. Nk'ubu turi kubyina tuvamo. Ariko yawe ntabwo urabyina uvamo, wowe kubyinamo gato waba uracyabyiniramo. Niba ubu ngubu izi saha imyaka irimo iragenda yicuma, byanze bikunze byo ndabyumvaho. Ejo bundi nimara kubyara rimwe kabiri ntabwo nzaba nkibasha kwiterura. Rero niyo mpamvu nshaka yuko ababyeyi bari kunyumva izi saha badufasha kugira ngo abana
tubigishe umuco nyarwanda, imbyino gakondo, bavuga n'ibindi nk'ibyo ngibyo kugira ngo umuco nyarwanda ukomeze utere imbere utazibagirana. Yego, mbere yuko nkuvaho gatoya uraza kugira icyo wongeraho. Umubyeyi ugukurikiye ushaka ko wiyumvishe muri icyo kintu akavuga njyewe aba bantu ndabakeneye cyane kurusha, araza kubabona gute ku gice cyawe cya danse traditionnelle? Yes. Ku gice cyanjye ababyeyi bankurikiye bifuza ko nabafashiriza abana, ariko si n'abana gusa, n'abantu bakuru babyifuza nabo turahari twabafasha. Rero hari nimero ya telefone batubonaho igihe badukeneye. Nimero ni 078 900 70 50. Uwo mubyeyi wabashije kuyumva azampamagara tuvugane, ibindi nzagenda mbimugezaho. Iyo nimero nayo nkoresha kuri WhatsApp. Utabasha kumamagara yakoresha WhatsApp. Hari utuvideo tugiye dutandukanye nagenda mwoherereza kare uburyo abandi bana bitoza. Hari video z'abantu bakuru, yego, n'ibindi ndetse n'amategeko n'amabwiriza tugenderaho nagenda mbimusangizaho igihe tugenda tuvugana umunota ku wundi. Yego, ibyo ni byiza, ariko nkanjye sinabura kukubaza akabazo gato k'amatsiko mbere yuko umuvandimwe wacu agira icyo yongeraho. Biragabura kuko nanone umubyeyi kugira ngo aguhereze umwana we nuko aba avuga ati iki kintu kizateza imbere umwana wanjye no mu minsi iri imbere, ashobora gukuramo umugati. Yego, ni ibintu byumvikana. Iyo umuntu agiye ku isoko akajya gushaka inka akayigura abashaka amata cyangwa inyama urakoze. Kandi iyo ushoye uba ushaka ko wunguka. Ni ukuvuga ngo uwo mwana naza azunguka ubumenyi bugiye butandukanye. Ikindi ibitaramo dufite tugenda dukora, abana bazabyungukiramo byinshi bitandukanye. Kandi ndakeka nako sinkeka ibitaramo tugenda dukora birinjiza. Rekera aho ngaho nicyo nashaka ko ugarukiriza. Niba byinjiza ubwo ababyeyi babyumvishe, hanyuma umuvandimwe hari icyo ashaka kongeraho, tunakomereza mu kanya kuri Theo atubwira ku gitaramo cyo kuri 31. Hari akantu gato wenda nari ngiye kongeraho. Hari ahantu hageze Alice ati umuco urimo uracika, hataza kugira ubyumva akagira ubwoba. Burya umuco ni ikintu kinini cyane, ariko icyo avuze nk'ubu ugereye mu muhanda ugahura n'abana bo mu myaka mitoya 10-15 ukamubwira ati ngaho ivuge sha cyane ndakurahira, rimwe munsi ya 1% nibo wabona yavuga ikivugo. Kandi mu muco nyarwanda ibyivugo, amahamba ni ibintu nk'ibyo byagiye biwuranga. Ubwo rero tutatangiriye ngo dutoze abakiri batoya gutinyuka no kubikora, wazasanga hari igice nyine cy'umuco kitakizwi cyangwa kigenda gikendera. Ubwo rero nicyo wenda ndashaka kongeraho. Umuco ni munini uracyari, nta nubwo wacika tukiri abanyarwanda, ariko hari utuwugize dutoya tugenda twibagirana dushaka kuzamura. Nibyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Hanyuma reka tugaruke ku muvandimwe Theo. Ni ibitaramo biri kuba ari byinshi muri izi mpera z'umwaka, by'umwihariko turi kubona muri BK Arena hamaze iminsi hari ibitaramo, haracyari n'ibindi, by'umwihariko ku itariki 31 hari abantu batazabasha kuza i Kigali mu bitaramo bizaba byahabaye, ariko bari mu ntara y'Amajyepfo cyose bari mu zindi ntara ariko benda kuza mu ntara y'Amajyepfo muri icyo gitaramo. Abo bantu burababwira iki muri aka kanya? Murakoze cyane. Abantu bari mu ntara cyangwa bari no muri Kigali bashaka kuza mu gitaramo, ni karibu, tubahaye ikaze, kuko ni igitaramo cyateguwe mu buryo bwa gihanga, kizaba kirimo impano zose. Ntabwo ari impano imwe, nk'uko mwabibonye harimo ababyinnyi, harimo abakinnyi ba filime, harimo aba fashion, harimo dance ndetse n'abahanzi. Abantu bose muri make umwaka tuzaba tugiye gutangira wundi ukwiriye kuba ari umwaka w'ibyishimo n'umunezero, kuko T-Square nicyo kintu ishaka gukora kugira ngo abantu bishime kandi bagaragaze ibyo bafite kandi bigirira abandi umumaro.
kizabera hehe nyirizina adresse cyangwa se uburyo bw'imyinjirire? Hari igihe wenda nk'ibitaramo bimwe na bimwe bijya bigora abantu amatike, turajya twumve ntibihenze, ariko mbere y'ibyo byose bizabera hehe? Igitaramo kizabera mu karere ka Ruhango, aho tuzakoresha sale y'akarere ka Ruhango. kubazi muri Ruhango ni ahantu hatayobekanye n'uruhande rw'akarere, niyo aderesi. Ku kijyanye no kwinjira byo ni nk'ubuntu, kuko turifuza ko abantu bose bazaba muri icyo gitaramo, yaba ingeri zose, zaba abana, urubyiruko, abakuze, imiryango. Amafaranga ni makeya, buri cyiciro cyose gifite amafaranga yacyo. Nk'abana bazinjirira 500, ababyeyi bose babyumve, bazaha abana 500 kugira ngo babashe kuba bakwinjira. Ikindi cyiciro ni icy'amafaranga 1000, hakabamo na VIP y'amafaranga 2000 na VVIP y'amafaranga 5000. Ubwo ngubwo birumvikanye. Hanyuma ku kigendanye n'abantu, tujya tubona ko mu rwego rwo gukurura abantu benshi, hari igihe tujya dutumira wenda nk'umusitari, umuririmbyi uzwi, umukinnyi wa filime uzwi. Iyo gahunda irahari? Iyo gahunda irahari rwose, bazaba bahari. Abantu bose barararitswe, bazaze twitaramire. Umuntu uri buze gukenera andi makuru ku gitaramo araza kubaziriza kuyihe nimero, cyangwa se hari n'imbuga uzivuge turi kugenda tugana ku musozo? Murakoze cyane. Umuntu wese ukeneye kuza mu gitaramo azadukurikirana cyangwa azaduhamagara cyangwa yatubaza mu buryo butandukanye dukoresheje telefone igendanwa 0786 6 33 55 nongere nyisubiremo kugira ngo bayumve neza. 0786 6 33 55 87. 85. Reka nyigusubiremo bayumve neza. 0786 3 32 55 niyo. Reka tugaruke kuri iki gice cyo hirya gatoya. Filime y'Iragabura yanze bikunze niyego, kubera ko nabonye waje witwaye. Yego, ariko burya ikintu cya mbere yitiswe nyine nk'uko turi kuzamura impano, ntabwo dushaka gutangira tubwira umuntu ngwino urye, ngwino ukore noneho ubone icyo urya, ariko ntabwo wavuga ngo ntigabura. Iragabura, ariko nyine icyo ushoye nicyo ubona, nicyo usarura. Ni ukuvuga ngo nuza ujenjetse n'ubundi uzabona ibijenjetse, ariko ubiha umwanya akabikora abikunze rwose abonamo umugati. Urakoze cyane. Alice, tugana ku musozo, n'ubuhe butumwa wagenera abadukurikiye, by'umwihariko abantu bakunda imbyino gakondo cyangwa se traditional dance, uraza kubabwira iki turi kugenda dusoza? Yego, murakoze. Abantu bakunda imbyino gakondo zisa nabamenyesha ko nanjye mbakunda, baba banzi cyangwa batanzi, kuko imbyino gakondo ndayikunda cyane kandi ndayubaha. Rero kubankurikiye nagira ngo basabe bajye bamfasha, basi baze dufatanye dukorera ku Mizero mu Ruhango. N'ahantu bita ku Mizero? Ku Mizero. Ku Mizero? Yego, niho dukorera. Urakoze cyane. Mu butumwa wagenera abari badukurikiye, Theo, tugana ku musozo, nawe mu masegonda nka 30 n'ubundi. Murakoze cyane. Ubutumwa twahereza abadukurikiye, nibadushyigikire, baze dufatikanye, twubake impano ndetse zibashe kugira umumaro ku bazireba ndetse no kubazikora. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ntekereza ko ntacyo tutavugiye aha ngaha. Utarasoza, hari abana ari nibagiwe kandi b'ingenzi. Ndagira ngo kubankurikiye bakunda Rayon Sport by'umwihariko ndabasuhuje cyane cyane bari mu karere ka Ruhango. Tuzafatanya muri kiriya gikorwa cyo kuri 31. Rero murararitswe, nimwe mbaraga zacu. Abantu bakunda Rayon Sport nongere mbisubiremo, ndabakunda cyane kandi turabategereje kuri uriya munsi.
murakoze. mubajije byinshi ariko sinakwivanga ariko ubwo byanze bikunze mufite impamvu. urakoze cyane, reka tukivugeho wenda mu mu masegonda make ku bantu bari kudukurikira. Kuri uriya munsi tuzaba turi kumwe n'aba Rayon Sport, yaba abakinnyi yaba abayobozi ba Rayon Sport mu karere ka Ruhango ndetse no ku rwego rw'igihugu. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo aba Rayon Sport niyo mpamvu cyongeyemo mwese aho muri, abazaturuka i Kigali, Huye, Nyanza, mwese muzaze twishimane kuri uriya munsi. ndashaka nanjye kugira ngo ataza kugira ngo nabeshya abantu, twabateguriye n'icyo gihe umuvugo uvuga kuri Rayon Sport. Ni ukuvuga ngo ubuhanzi bw'imivugo ndi gushaka kubuganisha cyane muri siporo, kuko usanga busa naho bwibagiranye, usanga imivugo dufite iri mu bindi. Ubwo rero hari uwo nabateguriye, banawureba kuri YouTube channel yitwa Abo Birimo, bakaba bawumva, ariko icyo gihe nzakora mu nganzo. Ariko wagerageje nk'amasegonda 20 ukatubonja ko kuva na kera kubonja ari umuco nyarwanda, tunagana ku musozo abasogongeza amasegonda 20. Mu minsi ishize hari muri siporo nyarwanda twitegura derby, hari haciyemo akantu k'amabaruwa yandikwaga asubika umukino. Ubwo rero umuvugo nzabategurira nabateguriye nzabagezaho nawise amabaruwa atabarika. Hari aho ngera nkavuga nti uku ni ugushyingo gushyiguye nyirishya n'ishyamba ishyorongi, gushyiguye nyirishyo n'inshyushyu agashyira nzira, akerekeza kwa Mirimba mugomba ibitaramba nk'ibinombori, ubundi muzaze nkomeze mu byumve neza. Duhurire mu Ruhango ku itariki 31, igitaramo kizaba gikomeye cyane. Nanjye byanze bikunze nzareba uburyo nzaba mpabaye. Hanyuma rero ndabashimiye cyane. Hano ni mu rugo ku zindi gahunda zifasha abanyarwanda, by'umwihariko impano z'abanyarwanda. Muzaze muzakomange mugeze hano gusa, naho handi muzanyura muzakomange. Yes, hanyuma rero ikiganiro cyo kiracyakomeje ni iStars Show, tugeze ku isaha y'isaha 3:55. Reka tubahereza akaririmbo kamwe turahita tugaruka mu kanya gato cyane. Ladies and gentlemen,